handi dusanzwe duteranira. Ugize ngo umunsi aravuze ngo umunsi arabinama rebera cyasanga barabanga ikibatamada atwaka kandi mwese mugomba kuza muri benshi Ntabwo umudugudu. Ratubanye uyu mudugudu wayitabye. basi bisa nasira wa mu bituziwe uyu mudugudu wita city boy ntabyo warusira hose nzagwa ku filmu kuko impamvuze ngo igira bite birimo wacana wumviriza. Nizo. Yabakamaye banyise. agende nkarabe Unababwira. kubona nta kintu mubona mwe Yesu Bakere ariko abaturage bagezeyo kabisa. uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere uri mu ukayifuza waje meni wangize myari sakazi ako se ko mudugudu yatinze kuko yatimbiye he ibi bose ibi bintu kwihanganira babigo Jena natigeze kanikiye. waje tugakora yandi ufite urukundo heba Nagatebe mwanzaniye ko yaba ari yo kuguhonga turagiye mu mudugudu wa City Boy mwongeye kwiruka. yego Yesu Ese mwinjira we nakubiza umudugudu kunjye nindangiza inama nindangiza ahubwo nawe nutugire iwanyu utivuge uze ngushyiremo umanukane mu iwanyu ahubwo no bagahombwa baraguye. Mutuza se twumvika. Mutuza se twumvika. tuza wasanga ari nibyo bikweto byawe biri gutuza ubona waje utabifuza Ingwa mbere tugiye kuganiraho ni ubujura bwugarije n'umudugudu wacu wa City Boy. Nicyo tugiye kuganiraho rwose. Mutuza tuganire tugikemurire twese hamwe tukivuye mu nzu. nanjye iyo ngingo niyo nashakaga rwose ibyo Mutuza se twumvika. Mutuza se twumvika. bari kumbeshya yego muyobozi Mwaho se kuri rubanda. Ako muyobozi ntabwo uzi ibyambaye. Furati yanjye barayitse. Ikibabaze n'amatora barayijyanye n'igitanda musiga mu kigunyi. Umuyobozi ikibazo cyane ndi burayi. Ubu nataye umutwe. wataye umutwe yose ni watamera mu cyano Kandi umuyobozi unyumviraga. oya iyi ni watamera Umuyobozi abantu bakwiye gukira. tuyabo mu mbabare nanjye sinjye no urataka furati umugore wanjye ni wamutwaye igipara sinagikibana kibuze si ikindi navuze Ubundi ubujura bwugarije umudugudu wacu. Bose tugomba kuburimbura bugashira bukava. Nanjye ejo bundi radiyo yacu barajyanye. ahubwo muyobo icyo kibazo cya radiyo ahubwo radiyo yawe muyobozi nenga kuza ko nidutaha ndazo
ntabwo igifata igihugu Yesu yagize ngo ni abanyamakuru bayijyanye nko kumbe niwe wanyibiye se mu bihugu niba ngize muri radiyo Rwanda iratabiriza kubona nta kintu mubona mumwe radiyo Rwanda mu amakuru ageze muyobozi radiyo ndayifite ubundi radiyo yo waranayibagiwe ahubwo wowe nabwira ibanga wakoreshaga kugira ngo iriya radiyo Muchachos,